shobora gusohoka muri iyi sama bitewe nuko bikomeje kuvugwa. Haravugwa Gabriel Jesus, hakavugwa Kai Havertz, hakavugwa Mikel Merino, hakavugwa Leandro Trossard, hakavugwa Lewis Kelly. Aba bose bakavuga ko bashobora kuzaba basohoka. Hakavugwa bashobora kwinjira barimo umusore Kofane, umusore w'ikipe ya Bayer Leverkusen. We n'umu agent weje yabyemereye Sky cyane mwataka yavuze ko ngo ndetse na Mikel Arteta yavuganye n'umukinnyi ku giti cye. N'umusore ukiri mutoya w'imyaka 19 w'umunyakamerun. Haravugwa Julian Alvarez, haravugwa Sandro Tonali, hakavugwa ndetse n'umuwinga Kivica Kvaratskhelia. Haravugwa Kofane, haravugwa Tonali, haravugwa Ben White yari mu basohoka. Haravugwa Kofane mu kwinjira, hakavugwa Tonali kwinjira, hakavugwa Kivica Kvaratskhelia kwinjira. Batatu. Haravugwa Tonali, Kivica Kvaratskhelia, Kofane, Julian Kofane na Julian Alvarez ngo azaza umwe muri bo. Ndetse na Tino Livramento. Gusimbura Ben White. Ben White ushaka kuzajya muri za Everton zavuze ko zimukenera. Everton na Barcelona nawe nishobora kubona yamuye imushaka ko mutekereza. Mbaye ndi Arsenal natekereza kwinjiza Julian Alvarez kurenza ko nakwitegeza kuri ba Kofane. Kuko Julian Alvarez n'umukinnyi wabuje muri projet wo kongera umubare w'ibitego bikenewe kuri Kofane no muri title race mu bikombe byose Arsenal yahataniye. Ariko Kofane wonguwo yaba ari nk'umukinnyi uje uvuga ngo akeneye yotada adaptation itari munsi y'imyaka cyangwa se sezo ebyiri. Ariko Julian Alvarez n'umukinnyi umenyereye Premier League, n'umukinnyi Arsenal itabiri gushidikanya ku mibare ye n'icyo abaje gutanga. Ni wa mukinnyi wabuje muri projet uvuga ngo nuwo gutwara bitandukanye na Fofana. Ye nahitamo abo bose baravuzwe ni beza. cyane ku musore twa Kivica Kvaratskhelia. Kuza gukemura urano rw'imoso rwa Arsenal rusa naho rutarakemuka neza muzindi. Ubona ko muri departments zizamuka cyane rw'imoso ngo rudazamuka cyane par rapport iyi myaka ishize. Hari igihe gize kugira ibyiza cyane tugiye cya Martinelli saison 2023 2024 onaga 2023 ari hejuru y'ibitego yakoze abikoze zimwe 2023 nibwo yakoze urutego rwiza rw'ibitego byinshi icyo gihe. Ariko ubona ko nyuma yabo byagiye bisubira inyuma. Rero abonye nk'umukinnyi nka Kivica Kvaratskhelia kuko bari mu bakinnyi badesida umukino Kivica Kvaratskhelia nawe ari mu bakinnyi badesida game. Shonderega yikuremo Chelsea yayikubisara. Oya n'ubusangura urabibona ko ari umukinnyi wo kudesida umukino. Ikindi umukinnyi umaze kugira experience mu mashampiyona biratanduka akomeye yaba Serie A ndetse na Ligue. Aho nahantu hose twaye ibikombe bya shampiyona. Afite Champions League. Ikindi n'umukinnyi ubona ko nawe bijyanye na discipline ni mwiza kuri discipline yo ku giti cye. Nyuma tukazana unaza ubwongereza discipline tactique nayo ikaza ari nziza cyane iyo murebye buryo akoreshwamo mu buryo buri tactique aranabyemera kuko buri mukinnyi ufite tala imeze nk'aba Kivica Kvaratskhelia ubu cyemerera umutozo ko yamukoresha muri tactique ahora umukinnyi mwiza. Kuri Mikel byaba ari byiza. Undi mukinnyi ntekereza yuko yagira kinini yafasha Arsenal cyane n'umusore twa Tonali, Sandro Tonali. Kuri experience amaze kugira mu Bwongereza kuri bwiza bwe yifitemo karete nyinshi cyane yifitemo zishingiye cyane ku mukinnyi wo hagati mu kibuga ufite ubwo bushobozi bwo gukina imyanya yose hagati mu kibuga. Kuko iyo ubona ko Arsenal itagigura umukinnyi wo gukina umwanya umwe ntabwo ari ibona ko ari cyo kintu cya mbere yitaho cyane muri abo ngabo. Rero abasohoka abona nimbizi nanjye bwangira mu nsinzirije ukanyicuza ukambwira ngo abasohoka navuga wongeraho n'ikindi kintu cy'uko Arsenal rega nsinziriye ukankubita urutati ni bande basohoka muri Arsenal navuga ubu Kai na Mikel Merino bari ngombwa ko Kai ahubwo anone Arsenal tarakina nimbagiye kwinjira umuntu nka Julian Alvarez ari mu mibare y'abinjira hari urutaza amaze gukonfirma ko ari nimero ya mbere Kai yazabaye Kai azakina ahubwo Merino no kutumva mu Odegaard naguma narekora Merino naguma na Merino narekora Odegaard Merino kuye Merino namugumana narekora Odegaard narekora Odegaard muri ya profile yo prevara kwa Arsenal bikenewe cyane yanafashije Arteta buriya ariko mu cyita prevalence muri Arsenal ni Odegaard wenyine abandi bose bagira Odegaard abandi bose bagira prevalence ariko nakagabo bita Mikel Merino byose ni karwe ngubu yabigafite se ari match ziyazananiranye ukabona
avuye kuri benshi yiziye mbere nawe si imbere ntabwo azagenda rero ntabwo azagenda oya n'umutoza ubona amufite mu mibare amukunda cyane nicyo ari icyo Gabriel Jesus yari yavuze Fuad avuga ngo hari ari uburyo ekipi izakuramo niramuka itwaye igikombe nabidushyira utubwire amagambo Mikel Arteta amaze kubwira ati TNT Sport niba koko icyo cyizere atanga gihari Jesus niwe wavuze ngo hari utekereza ko zaba ari muri Arsenal umwaka utagiye yabitwaye igikombe atari ko siko mbibona ati bitewe n'urwego nuko mbibona yabwiraga Ferdinand ati nkurikije uko mbona ekipi irimo irakura ati niramuka itwaye igikombe ati hari utekereza ko yaba arimo atari ko birashoboka ko atazaba arimo erega Mikel Arteta nawe mu magambo ye amaze kubwira TNT Sport Fuad abwiye abafana ati mutuze mureke pressure igikombe cya shampiyona Arsenal izagitwara aravuze ngo bimwe mu ntego zabo ngo uyu mwaka bazazigeraho uremeranya nawe igikombe cya shampiyona erega iragifite cyerekana intego zabo za mbere ni Premier League ubu ni igifite cyerekana ikirekurika gitanga intego za Arsenal za mbere ni Premier League nta kindi zimwe mu ntego zabo bazazigeraho ni Premier League kandi bazayitwara kuri icyo kintu cya Gabriel Jesus cyuko abakinnyi bagomba kuba bahari abakinnyi babimerita rega murebe mwa abantu mwe kimwe mu bitumye Arsenal iba nziza mu kugaragara ko igikombe gishoboka ni karite y'abakinnyi ifite babandi batekerezwaho mu equipe nationale yabo babakinnyi b'inyenyeri mu bihugu byabo babakinnyi beza bahari kandi bari muri prime time yo gukina cyo kureba mu izamu David Rayego ntago ari umuzamu wa mbere ariko twese turebana yuko Dora Fuente yabishatse yamuha umwanya usibye kumubanira gusa ariko n'umuzamu mwiza jya muri defense yabo niyo defense ubu ngubu wavuga ko ariyo partnership nziza muri defense hari ku mugane burayi mbere no kwisose muri rusange Magareje na Saliba jya kuri gatatu turasanga ifite umushampiyona w'igikombe wa Bundesliga Odegaard mbonye umpa make nari nibagiwe ko Eza hari mbonye uguha make kabisa Eza arahari umuntu wazi arahari na Tonali erega na Tonali kuko uzanye Tonali ushaka makeya ushaka make ubona uguha make mbonye umpaye make cyane none se sibyo rega mbonye umpaye make kuri Odegaard igendere rwose erega ejo nibyo wasobanura hari eze Max Doman agomba kongerwa umwanya wo gukina next season kuko reka ngurugire rega nabantu bibuka ko bagiye kubahengeka bashakira umwanya nawe yazanagaruka afite urundi rwego ari reka ngurugero Edizo fite kubona Tonali byanga byakunda Tonali ntabwo yaza Fadi ntabwo yaza ari umukinnyi wo kwicara ntabwo bibaho urumva byaterwa nawe baje Arsenal ntabwo ari ikipe none waza uhite wizeye umwanya ijana kujira ikipe maze gutwara igikombe cya shampiyona mpuzamahanga umukinnyi wese azaje muri competition ibyo wabikora ku ikipe ya gatanu Arsenal zaho twege igikombe cya shampiyona umukinnyi wese azaza yijemo utazaza guhatanira umwanya ntazayizamo kuko ntabwo uzawizeye umwanya ijana ku ijana agomba kuza mu bahatanira umwanya narusha abandi akine nibidakunda abe nka kayagende erega nawe yaguze uno mwaka barabakinnyi babanzamo mu makipe baturutsemo erega baraza bicara kuri bench ntago Arsenal y'umwaka utaha izaruvuga ngo umuntu wese ngo ngende umuntu ufite umwanya bizagorana ijana ku ijana higomba kuza abakinnyi bafite imyumvire yo gukompeta gushaka umwanya wawe ugakina match ubizi neza yuko kuri bande tuje hari undi muntu wakwicaza ugakina match usaba liste y'match kurikira iyo ni imyumvire y'ikipe za match igenda gutyo bukasa n'icyo kintu ritamaze kukina bukasa nani mazabira cyamenshi cyane bukaye niwe amazi ari mazabira akora match ebyiri mbi ku ikipe ishaka gudefana igikombe cya shampiyona ntabwo bikunda ahubwo se mwatekerezaga ko kapiteni Odegaard sezo yari afite ari umuntu ushobora kwicara ibyo rero abantu bagatangira kuzikitaho gutya abo nibo bakinnyi bakwiye gutekereza kuza muri Arsenal rwango tore ngo azaga akina nazo biharanire nabona umwanya akine abizi kuko uzajya ukina match ya Brighton iri gusaba ya Watford cyangwa se ya Tottenham iri imbere ari Watford zabaye nicyo bagiye yatimba nako yakomvetire niko bigenda go jya ku rwego rwaho uzasimanta umwanya wose muri Newcastle nyine uvuga uti umwanya wanjye ni ngurahoraho ikipe nkuru nta mukinnyi uzayizeye umwanya n'ibikunda ko bagiye yaseye security y'umwanya wo gukina bavuga ati hanga naho uzaza gukina n'ibikunda competence rese niyaje amaze gutwara igikombe cya shampiyona mu Budage hinkap cyane yarabizi yaraje avuga ati ngewe ndiyizeye nje guhatanira umwanya mushoboka arabikora birakora uyu narabimubwiye ariko nabwiye najye mu cyugana ntazavamo ngo yangura muntu nabikubwiye ko inshuro zingahe narakubwiye ngo naramuka agiye mu kibuga umwanya wose azajyamo azawubona umukinnyi waje muri ekipe ikomeye azi ko hari n'abakinnyi bakomeye aba yiyizeye niyo azagushuka aba yiyizeye abavuga ati
njye umwanya wanjye ni ngona nzakira usenye kapasiti tire none Ahubwo Karaferi se ntari mu byago byo bazamwicaza. gusohoka ntubona ko Karaferi mu byago byo Timbere yaje atabizi neza ko Ben White ahari yaje abizi yes ndagushyira kuri bande tushe cyangwa se undusha ukina ikindi cyiza cyabyo ni uko iyo abakinnyi bose ari beza bituma ugira icyo nakwita abakinnyi uri ku rwego rujya kugira kwegerana shuwa ikipe biryoshye amahitamo aba ari menshi umukino ku Ni wundi nabyerega ya Pepa squad twarishije debut niho Premier ituruka League enye. niya squad Nabyo- debut niho ituruka niya karita y'abakinnyi ninde beza mu kigo kwa Pep Guardiola yasita ibihe byose uretse umunyezamu Dressler Morahisi na Kevin De Bruyne Abandi Haranda kwi- Tarias. abandi kwizera Na Rodri. umwanya byabaga na bigoye. Rodri ninde Ntabwo. mukinnyi unabaga biza umwanya mu Man City nawe Mahrez yari afite ibitego 15 Ni gutyo bigenda. ari umusimbura ni gutyo bigenda umutoza afite abakinnyi be nka batatu cyangwa kuri bane cyangwa hagati y'abane na batanu yubakiyeho b'abatitireri abandi mukizengurukanaho mugashwana mugashakisha umwanya niko ikipe uzi ko ikomeye igenda defense ye yajyaga ikina Ubwo match imwe indi akazi indi abasente match. bose akabahindura noneho iyi Arsenal n'uyu Berita uri hano we arakubwira ngo niba uzi ko udashobora kugira ikindi kintu duha kidasanzwe sohoka haza undi mukinnyi ukomeye kandi iyo ni mantari tubona ari kugenda ahindura na bingibi bya Arteta wabonaga ashaka kugura umukinnyi ukigerageza no zana produit fini aya babakinyi biwe yabagagura ahubwo n'ubu yatangiye gutekereza bakofana n'abahusha n'abaretse ntaretse gutekereza kuri bakofana nareke yigurira abakinnyi Berita n'abaretse ibyo gutekereza ngo bakofana ngo afite imyaka 19 ngo barakugiye guta kofana afite itego 20 muri Bundesliga ishwe afite itego 10 muri Bundesliga ntabwo mane ariko kofana nabyo bigaragaza umutoza none uba utari yamina gusa nk'umutoza none wenda dore wenda ahantu nshobora kwemera kwenda kofana yakwinjira urahazi nakwemera ko kofana yinjiye uko Kayavesi na Gabriel Jesus bamaze kugenda kubera ko wenda uri kuvuga uti rutayizamu wanjye wa mbere mfite witwa Gyökeres. Gyökeres afite imyaka 28 ndimo ndamara ku myaka 30 kofana zagize 22 azaba ageze ku iyo rwego niyo rwo bita gutangira nawe aho niyo kugira icyo bita atanga iyo niyo bita projet continuity uvuga uti mu bitugu kuko kofana siwe ntumye ibitego bya Arsenal ariko hari boss ubishinzwe kofana atageza kumufasha kurira kugeza aho kofana azikonfirima akamushyi ukomeye cyangwa se bigahomba nkazana undi aho nabyumva kuri ya makeya aho yatanze nabyumva waba umutanzeho makeya aho umufite muri aho projet aho y'igihe ngaho kinini nabyemera kandi ariko azatanga nanone umusaruro ninjije kofana ntabwo nagumana yo kuresi gusa kayahagumanaho kuko nawe ntabwo yaba ari umukinnyi wo kuza cyane kandi nawe ariko yahaguma n'ubundi kandi mbona muri isoko rye rizagorana cyane kuburyo ashobora no kuzahaguma we akaguma batabishaka bakamuhemba amafaranga ariko isoko nyine isoko rikabangira ntasohoke kwa fodinga umushahara we igiciro cye ikipe zikaba zitaboneka ari nyinshi zitaboneka ari nyinshi reka tukomeze twigire mu yandi makuru atandukanye